Mbahaye ikaze kuko mukomeje gukurikirana iyi channel yacu Mr Ernest niko nitwa nk'ibisanzwe. Uyu munsi hari icyo tugiye kuganiraho ndetse ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bwawe uko nawe uyu munsi ugiye kugikurikira. Ndakwinginze kanda subscribe, ukore share ndetse na like kugira ngo dukomeze kujya tubana muri ibiganiro bitandukanye. Sacinga ijambo Mr Ernest uri buze kwitugera ku biganiro byacu. Dushaka kuvuga ku kurwanya ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge ni ikintu kibi ndetse ni ikintu cyugarije isi. Bavandimwe, ibiyobyabwenge ni kimwe mu bibazo bikomeye byugarije urubyiruko n'abakuze muri iki gihe. Bisenya ubuzima, imiryango ndetse n'umubano w'umuntu n'Imana. Ibiyobyabwenge bisenya ubuzima ndetse n'umubano w'umuntu n'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Befeso ibice 5:18 rivuga ngo nimusinde inzoga zirimo ubukoganyi ahubwo mwuzure umwuka. Ijambo ry'Imana nuko rivuga ngo nimusinde inzoga zirimo ubukubaganyi ahubwo mwuzure umwuka. Ibi bitwereka ko Imana idushaka turi maso. Imana idushaka turi maso, tudatwarwa n'ibiyobyabwenge. Ntabwo dukwiye gutwarwa n'ibiyobyabwenge, ahubwo Imana idushaka turi maso. Ibiyobyabwenge uhagumye kuba wibaza ngo ni ibiki. Bimwe mu byo tugiye kukubwira, ariko ni bike muri byo. Ibiyobyabwenge ni ibintu byose bihindura imikorere y'ubwonko n'imitekerereze y'umuntu. Harimo inzoga nyinshi, ibiyobyabwenge nk'urumogi, kokayine n'ibindi. Imiti ikoreshwa nabi, n'imiti ikoreshwa nabi nayo ni ibiyobyabwenge. Impamvu abantu babijyamo akenshi na kenshi baba bafite amatsiko, avuga ati reka ndebe uko bimeze. Ikindi avuga ati ikindi uba ufite inshuti mbi bikarangira zigutwaye mu biyobyabwenge. Harimo n'ibibazo by'ubuzima, stress, agahinda, nabyo bikagutwara mu biyobyabwenge, ariko inzira ntabwo ari yo kwivura ibibazo. Hariho no kwigana abandi. Ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 13:20 rivuga ngo ubana n'abanyabwenge akagira ubwenge, ariko umugenzi w'ibipfapfa azagirira nabi. Ariko mugenzi w'ibipfapfa cyangwa se umugenzi, inshuti y'abapfapfa, n'ubundi birangira n'ubundi byagenze nabi. Ingaruka z'ibiyobyabwenge ku mubiri ari kurwara indwara zikomeye, guta ubwenge no gusara. Ikindi ku mutima n'ubuzima bwo mu mwuka cyangwa se ku mubano w'umuntu n'Imana, gutandukana n'Imana, gukora ibyaha byinshi. Ijambo ry'Imana Abakorino, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorino ibice 6:19 niho havuga ngo umubiri wanyu ni urusengero rw'umwuka wera, cyangwa se imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Ku muryango ndetse no ku gihugu, ingaruka bigira amakimbirane mu rugo, ubujura n'ubugizi bwa nabi. Ikindi hari uburyo bwo kubyirinda rero. Hari ukwanga inshuti mbi, hitamo inshuti zikuyobora ku byiza. Inshuti zikuyobora ku byiza, gusenga no kwegera Imana
Imana niyo itanga imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Abafilipi haravuga ngo nshobozwa byose kubwuma imbaraga, cyangwa se nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hari no kwirinda ahantu habi, aho unywera cyangwa abanywera ibiyobyabwenge. Kugira intego mu buzima, ugomba kuba ufite intego mu buzima. Iyo ufite icyerekezo ntupfusha ubusa ubuzima bwawe. Urugero mfite, hari umusore watangiye kunywa inzoga kubera inshuti. Mu ntangiriro byari nk'urwenya, ariko nyuma aza kubatwa nabyo, arangiza amashuri nabi, umuryango urasenyuka. Ariko amaze kwakira Yesu, areka ibiyobyabwenge, ubuzima bwe burahinduka. Kadufate umwanzuro w'ibi: ibiyobyabwenge si ubuzima, ni inzira iganisha ku rupfu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nashize imbere yawe ubugingo n'urupfu, hitamo ubugingo. Kadusoze iki kiganiro cyacu dusenga Imana, kuko Imana niyo kubahwa ndetse niyo ibasha kudushoboza. Twese dusubire mu ijambo rivuga ngo Mana Data wa twese, turagusaba kuduha imbaraga zo kwirinda ibiyobyabwenge. Dufashe guhitamo ubuzima bwiza no kugendera mu mucyo wawe. Abafite abafungurire, ubabohore. Ababifite cyangwa se abakoresha ibiyobyabwenge, ubafungurire, ubabohore mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye ko mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro, ndetse Imana ibarinde. Reka tuzahurire mu kindi kiganiro. Izina ni rya rindi, Mr. Ernest. Ndabakunda cyane.